ari igisasu cya kirimbuzi kije se kagenzi nda nk'inzoka amahoro ako igihe nakanuriye bina bihagari mbega ruhagaze aho ngaho ako mushiki wanjye nawe aragora nanjye usimbuye kuzana amazi y'inka amajerekani 5 si menshi ariko ngorana ibiki ubu ngubu amajerekani 5 niyo yatuma utaza kumfasha kwanura bina bihagari ubuse ngiye ko nabyanuye nkaba nanatetse we ntabwo uzi ko ari agasozi karepfiriye urasunika ugasubira inyuma ugasubira inyuma se gute ubu njye natetse nahishije tugiye kurya ngaho rero babifashe kwanura dore ibindi hano byabaye byinshi kuzana amazi nabyo ni akazi njye ntabwo nabikora akazi se ni akazi nyabaki njye ubu ngubu ntabwo byose nabikoze ngwino umfashe hano nanjye ntabwo nabikora niba utabifashije rero mva hejuru nushaka wange kungaburira umunsi ntabyo ndakora naho genda rero mva hejuru mbyikorere njyenyine n'ubundi dore wowe uba wansuzuguye Mwiriwe neza Sekariya amakuru yawe se niwe mbega mama Habima muraho iminsi myinshi kuri twese ho kabyaraho yego mwese amakuru ni meza njye nasuhurije dore iyo muri kwanura imyaka ntabwo mujya mwumva yega ntabwo nakumvaga yego ntabwo nakumvaga rwose sinzi uko byari byagenze akatebe karibu mwe oya nari nzanye akaritiro kanjye ngo mujye kujya kunywa amata dore umaze iminsi myinshi utaza rwose utuma abana ucareho gato baganiriza nicara none uriya mugabo wanjye oya ntacyo agutwara umutware wawe ntacyo yagutwara ndaje mute nkuzanira amata hano umeze uteze meze neza yego kumana iminsi myinshi Sekari sha ndabona usigaye ufite isosi wabyihoreye wa muntu nese ubu isosi uzayirya yose uyimare we dore ubu nahinze hegitari none byose byarapfuye kubera ifumbire rwose yabuze ubwatsi bwabaye bukeya sinashyiramo ifumbire none rwose ubu ngubu byarapfuye ubu sinzi ukuntu nzabigenza pe uko biri nta kibazo bambi ni ukuri rwose ubu byarapfuye nanjye ubwanjye nese ubu wabirengaho ugapfa ntibaba nkwe byihoreye nese urabona bimeze gute koko gusa nawe uzaze nkwihera agasosi ushyira abana hana yanjye ni ukuri pe urabona uriya mugabo wanjye nubwo ahinga ntabwo yabihinga yego se yego mana yego ko mana izi ukuntu isosi iryoha navuga ngo ndi umusirimu ariko iwandengeje ubusirimu ngo yarya ibihwagari oya narekera aho ngaho ntabwo azi ukuntu biryoha ajyajya noneho amakuru nayafashe kadete yagarutse mu cyaro ari hafi yo kugaruka mu cyaro agiye kugaruka mu cyaro noneho ndagaza aje kurya bya bijumba yari yarigize akara kajya yarabyanze reka nicare neza nkubwire wagize ngo ubu ngubu nagiye kuza mu cyaro Kigali yamunaniye agiye kuza rwose yamunaniye ewa nagiye kuza yari yishongoye ku mateke ngo ntiyakoze igishogoro mu kanwa agiye kukirya ahubwo ikimbabaje ni papa Habimana disi ubu ngubu agiye kongera ahite ahura na mama Habimana akomeza amushukashuke ye baba we uriya mugabo gusa arambabaje nta kundi nyine ariko reka ngende bitambwira papa Habimana ko Kadete agiye kuza abamushakira uburyo ki yazagira yamufatira ingamba aho ubundi birakaze Shakari twagumye kwanura ibihwagari nibagirwa kukubwira inkuru yagenze gute ubwo uza ahantu wa mugabo wanjye angeze noneho mwana yanjye andi nabi ejo twarifashe turwanira agatelefoni ubwo ngabonye ngo umuntu ngumamagaye ngo kuri telefoni ngo ni indaya zanjye ngo nanjye ngo naramunaniye nawe uri kubyumva yego iryafuha ry'abagabo ariko abagabo bo muri iyi minsi nabo barafuha mwana we se shaho harafuha ari ubuhe ni uwuhe koko naramwinginze namugize neza naramukarabije nashatse kumwambika neza umugabo yarananiye nese aragira nzahere nanjye meze nkawe yewe ntabwo nzi guhinga abagabo bo muri iyi minsi niko babaye barafuha kandi cyangwa gufuha kwabo nta n'ikintu biba bivuze ubwo ngubwo ariko ni ukwihangana Shakari nyine n'amasaha yarandenganye reka amaguruke nahe ngende kureba ko atageze mu rugo noneho umunsi mutarawucaho
ntabwo uca yihangane ubwo nyine turasubira nimugoroba turasubira nimugoroba uje gutora amata sawa nta kibazo murakoze aho umuhanda mwiza aha abagabo bo muri iyi minsi ko numva bagoye abantu bose baza hano barira bavuga ngo abagabo barabananiye mana we njyewe ni ukuri nujya kuma umugabo uzaba umugabo mwiza witonda utari nk'aba ngaba kuko bose baza bafite amaganya ndabona wari ugiye ngize amahirwe ntagusanze urambaza iki wowe amakuru ufite Kadete agiye kuza inama cyane agiye kugaruka urumva ari igisasu cya kirimbuzi kije se nuko abasaza b'iyi minsi umuntu ababwira urumva ayo makuru ntayo nzi njyewe kanyamuhanda kanigendera ngo uzabumbwira kagenza inda nk'inzoka amahoro ariko rero nubwo nihagazeho irangegera ngo ni Kamuhanda ikaba impaye amakuru ngo Kadete karagarutse ndaje nigatangira kunteshereza umutwe urugo karambona nakarekuraho bombe z'amasengesho karaza kumbona